Hello ladies and gentlemen, nizeye ko mudukurikiye neza gatanu kuri gatanu, ngira n'abashyashya kuri YouTube channel yacu ko bakora like, share na subscribe. Reka inkuru tubafite twakesheje igihe iravuga ko urukiko rw'ubujurire rwa Kigali rwakatiye Iyamuremye Jean Claude alias Nzega igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamya uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyamuremye yashinjwaga uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku kigo nderabuzima cya Kicukiro, kuri Eto Kicukiro, ku musozi wa Nyanza ya Kicukiro, Gahanga no mu bindi bice bya Kicukiro. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko Iyamuremye yagaragaye atwaye interahamwe mu modoka ubwo zajyaga kwica abatutsi, kandi nawe yemeye ubwo ko yazitwaye inshuro ebyiri gusa, ariko ngo yanahungishije abatutsi muri Eto Kicukiro. Tariki ya 30 Kamena 2021, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruraburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwamuhamije imyitwarire igize icyaha cya jenoside, rumukatira igifungo cy'imyaka 25. Uru rugereko rwemeje ko rushingiye ku bimenyetso n'ubuhamya byatanzwe muri uru rubanza, rwasanze Iyamuremye yaragize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu kigo nderabuzima cya Kicukiro n'ubwakorewe muri Nyanza ya Kicukiro. Rwasobanuye ko Iyamuremye yari mu gatsiko k'interahamwe zahigaga abatutsi aho hantu kandi mu ngo zitandukanye mu karere ka Kicukiro. Rugaragaza ko nubwo yagize uruhare mu kurokora imiryango y'abatutsi, ariko imyitwarire ye muri jenoside igize icyaha cya jenoside. Ku rundi ruhande nanone rwasobanuye ko hari ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe muri uru rubanza byagize bivuguruzanya ku ruhare yashinjwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri Gahanga ya Kicukiro. Runasobanura ko nta kimenyetso cyerekana ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe kuri Eto Kicukiro. Amakuru nakagaruka ayo munsi arangiriye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.